urebe ko watambuka nje nakuvuye ariko nabirangiye sima se tugikuraho turagikuraho rwose nta kibazo mva urahita ukandagira uragenda nta kibazo genda vura rwose ni benshi mvura bagahita bagenda ndahagurutse ese ko mbona ndi kwifashisha imbago muga imbago oya urebe rwose ndayakoresha gute shira mu ibafu shiramo shiremo nanjye ibintu bigerageze ndebe nk'ahantu zamura umutungo mubyeyi zamura umutungo mubyeyi ibi ni biki mbonye zamura umutungo mubyeyi iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent isonga mbere turabashyigikiye ubu tuvugana mperereye ahantu mu cyaro cyane aho Sadonda namenya amakuru ko yagiye kwivuriza nagira ngo rero tumutungure tumugereho turebe tumenye ngo ibintu arimo bimeze bite turari hano gutya narakubwiye ngo uko kuguru uzaze ngo umuti sigaho ko kuguru guhite gukira urangije ujya mu bintu bya kizungu uravuga uti ntago nabyemera ibyawe sinabyemera none urabona ko kuguru kwanze gukira unana guca 300 ubu rero aho bigeze ko kuguru kwanze gukira ni amafaranga 500 kandi 500 ngomba kubona kuri telefone ukuguru kwawe kugata gukira bikarangira ibyo bindi byose bakubeshaga nguraja mu kizungu barabashakaga ntago byashoboka genda kuvura pe ndakuvura se ko twavuganye nyine bikimara kuba ushaka ko nyine mu nyunga wenda akaba aribwo bigakunda mukanca amafaranga nkumva ari menshi ari nzi kuko byagenda kose nibanshyiraho sima bizakunda muganga ntago byakunda je mfite umuti ngomba gukoresha ukuguru kugahita gukira ako kanya mbese ugahaguruka neza ikibazo gusa 500 mwamfasha byibuza nkaba mbahaye 300 naho andi nkayabaha amaze kubona uko bimeze oyo mafaranga ugomba kohereza kuri telefone nabwo nkakuvura nyabonye none namara kukuvura nkahita nkukubita umutungo ugasubira mu buzima wari urimo ariko niba wenda wari buyangurize simbizi reka mpamagare numve ntabwo byoroshye ndagaswe birakaze nese muramu umutungo bwibuza wenda mbe ngaruke nagaruka mu buzima nari ndimo ndashaka kuguha umutungo ukagaruka mu buzima wari urimo uko bimeze nese ubu urabikora ute kugira ngo wenda ube wankiza nyine igufwa riterane ubikora gute njye ni ugufata umuti nkagusiga halo icyo gisima nkakigukuraho mwiriwe nahingize akabazo sinzi niba wenda mwamfasha mukabyara mwe nyine nari ndi kwa muganga
mpura n'ikibazo nari mfite udufaranga duke ariko nciye menshi ngo abe yamfasha ibihumbi 500 kandi nari mfiteho 300 niyo mwaba mungurijeho 200 noneho twayamuhereza. wagiye kwa wa muganga wigeze umbwira? Nagiye kwa wa muganga nakubwiraga. ariko se ubundi iyo ukibikomeza mbere ntabwo uba warakize koko ngaho mbe ugiye kongeraho andi mafaranga? Nyine ikibazo gihari nawe urabizi ntabwo wapfa kwizera abantu. yego Ariko namubonye aho amanitse moto bayibye hejuru y'ibijyaga, yego mbona ari no gukura umujura mu mazi. Ndavuga nti uyu muntu ntabwo yananirwa kumvura tu, kandi uzi ko nari maze igihe mu baganga byaranze, abaganga ba kizungu. Reka wenda tugerageze amahirwe hano turebe nk'umuntu wakoze biriya bitangaza, turebe nta kibazo kuva muri kumwe, nta kibazo, reka nze nyakoherereza. urakoze. urambwira niba mesaje yakugezeho kwanza ndaguhamagara. Yego, ndindire ndebe ko bari buyangurize. ese mugako ndabyizeye ko amafaranga ari buboneke. hakuno waba uri kumvura wenda naba nkuvura kubera ko amafaranga ari buboneke. araboneka nta kibazo. nzana umuti, reka nzana umuti. nanjye ntegereze ndebe. abantu mwe ni danje. danje ntabwo biba byoroshye. ndakuvura navuye benshi, mwana wanjye ndakuvura pe. iki gisima ntabwo nzongera. amazina ni ay'umudamu umubyeyi Kayirangwa. mesaje yagezeho. iyi mesaje ndayibonye. ndaza kukubwira uko byagenze. umbwire, ariko umbabarire, umbwire ufotore unyoherereze niba koko ibyo bintu ndi kumva byakunda. oya humura, hariho na kamera uraza kubibona nta kibazo. okay. ndakuvura mwana, ndakuvura. uri iki gisima kirahita kihava, kirahava rwose. uhite umva uhaguruke, mbone ko umva kuguru, mbone kugira gute ukandagira. Mbona utangiye koroha se biva no kubabara. ndakuvura mwana wanjye, ndakuvura kare kose. umva ndakuvura, uragenda pe. navuye benshi cyane, ntabwo ari wowe wananira. uragenda nta kibazo pe, uragenda. kiri no kundya pe. ndavura. reka ibi bintu mbikureho urebe ko watambuka. nje nakuvuye ariko nabirangije. sima se tugikuraho. turagikuraho rwose nta kibazo. uragikuraho rwose. uragenda mbega ukuntu hasiga hasa. oya uragenda ntabwo ari wananira yuko rwose nyine uragenda pe. mbega ukuntu hasa. umva mbere hose rwose umva urahita ukandagira, uragenda nta kibazo. genda vura rwose, ni benshi mvura bagahita bagenda. uragenda. none se ndakora biragenda gute ubwo mpaguruke se? haguruka mbibone. njyewe rwose haguruka. ibintu byananira. oya haguruka rwose, haguruka. ndahagurutse. ese ko mbona ndi kwifashisha imbago muga. imbago? oya imbago si ubwo. oya rwose. uragenda rwose nta kibazo. ni benshi navuye, n'abaguye mu mazi maze bavamo. baguye mu mazi? n'abaguye mu mazi bavamo. nose ndabwirwa n'iki ko ndi bubashe kugenda? yuko imbago wazireba aho uzishyira ukagenda neza.
imbago ndeho nzishyira ugende birakunda muga ugende birakunda ndambika imbago hasi birakunda rwose ntureba uragenda uragenda rwose uragenda imbago nzirambika hasi siko ntangiye guhagarara rwose ndakubwiye ngo uragenda amaye ko numva ntangiye guhagarara muga inka zanjye uragenda uragenda ntangiye gukarambura mwa uragenda rwose umuntu ari ibyishimo uragenda ngenda vura ntago ntanse nk'utambuka se reba utambuka ntago wagendaga reka ukuguru kwari kumeze gutya nabikoze amaye nabikoze rwose nabikoze ntangiye kugenda akwa muntu we sinakubwiye wari warashize we yewe ntabwo nyiri kubabara n'imbago nzishyize hasi muga ibi bintu bikoze gute njyewe ni umuti wanjye nicare gatoya nibyo mvugana ni umuti wanjye nizeye abandi ngo bakore ariko kuzabyimbuka muga kurabyimbuka kuragenda kubyimbuka itangazo nkoreye none n'imbago nzirambitse hasi kandi ntabwo zajyaga hasi none se ndagira ngo nkwisabire ko wanyemereye wigeze kumbwira ngo urampaho n'umutungo ubwo biragenda gute kugira ngo umuhe umutungo ndawuguha ndikumva turi kubona ijyana ryatacaho urakira umutungo ndawuguha gute mwana wanjye zana icyo gikoresho mereza uyu muntu nemereye umutungo asubire mu buzima yari arimo kuko rwose ndabona rwose ndawakira zana ibafu hano zana ibafu hano ibindi ndabimubaza iyo bafu yahageze yaje mwana wanjye na rero mwana wanjye zana 5 aho ngaho umwereka ukuntu umutungo wakira ndawakira ne muga zana 5 aho ngaho mite mbikora nawe urebe rwose ndayakoresha gute shira mu ibafu shiramo shiremo nanjye ibintu bigerageze ndebe nk'ahantu zamura umutungo mubyeyi zamura umutungo mubyeyi ibi ni biki mbonye zamura umutungo mubyeyi zamura umutungo mubyeyi zamura umutungo mubyeyi zamura umutungo mubyeyi ndishimye cyane mwabantu zamura umutungo mubyeyi mbega ibifaranga ndakize mwokagira imana mwe mwokagira imana mukareka mubaze gutya baba we ibi bifaranga ni ibyanjye nayawe rwose nayanjye Yesu nayawe nemerewe kuyakoresha ikintu reka nicare mbivuge nicaye ndi umunyamakuru mansubije mu kazi ngomba kuvuga nicaye nanjye kwa muzehe yananyijije ubu ngubu akaguru karakora neza abantu babonye ko mbyinnye rwose nakubwini rwose mu kugwa umutungo uzahita uva nk'uvura uzahita ubona umutungo ndawuguhaye rwose genda urebe wenda tutarajya kure ayo mafaranga ndayatunga ntabwo ubunsirike ngo batayiba biragenda gute aya mafaranga urareba ibikorwa nk'ukuntu wari waramugaye urebe ikintu uguramo kizakuzamure ari ubutaka ari inka ibyo bintu ni bizima kuko ifumbire uzajyana muri ya sambu amafaranga ntuyapfusha ubusa urabona ko rwose pe ntuyapfusha ubusa none nkubaze nshimye ko wenda njyewe nahigereye ku gicumbi tukaba turi kumwe abadahari ubafasha gute abatabasha kuhagera abadahari unkoresha kuri telefone ngiye kuri telefone uraza kuvuga izo nimero rero bazumve kuko njye nkoreye ibitangaza njye ngomba ngomba nanjye kwerekana iyo nimero inomero rwose dore ni 079 yego 079 3 4 9 3 subiremo 079
079 34 93 none iba no kuri WhatsApp. iba no kuri WhatsApp. Yego. None se njyewe nshimye ko ntanze 500 ukaba umvuye ukuguru ukaba umpaye n'umutungo, noneho nkaba wenda mpigereye nkaba mbonye ibitangaza ukoze, icyo wabwira abantu batabashije kuhagera, izi mbaraga ziva he, ubushobozi bwo gukora bino bintu bukura he? Njyewe bino bintu njyewe ndavura cyane abantu benshi. Hari igihe umuntu akubwira akagutuburira ntakuvure, ariko njyewe kuri iyi nomero bagomba kunshakira kuko njyewe mvura abantu benshi barabizi. Imana ishimwe ubwo nayivugiye. Njyewe ngomba mw'abantu mwe tutagiye kujya kure, muganga ankoreye imirimo n'ibitangaza, nkoyeho igisima murabyiboneye, amaye n'amafaranga, ansubije no mu kazi, ibintu bigenze neza. Ibintu byananiye inshuti, byananiye ababyeyi, byananiye abavandimwe, umuganga arabinkoreye. ndabikoze rwose pe, ni ukuri ndagushimiye kandi by'imvamutima ndagushimiye cyane. oya abantu bose ujye ubaha iyi nomero bajye banshakiraho. Oya ndayishyira no ku kiganiro bagushakireho. Banshake rwose. Mw'abantu mwe muve ku giti dore umuganga, muve ku batubuzi dore umuganga muzima ukora imirimo n'ibitangaza. Ndagira nkubaze, hano hantu hari ibicaniro 4 nabonye, nahageze murancanira ndota, byari bisobanuye iki? Ibingibi iyo mbicanye gutya umuti wanjye nkoresha njyewe mba ngwizeye, nibwo mpita nkora gahunda bigahita bigenda neza. None se bihurira he n'amahembe? Ibingibi twewe amahembe niyo bayakoherereje umuriro, ufite umuriro nk'uyu bisubira iratwika. Muganga, nanjye reka bashimire ni Manzi y'Imana, Manzi ya mwiza, Manzi Sadonda.